kavuga ubushake bwawe. Amatwi yacu turasengeye n'imitima yacu kugira ngo byumve kandi byakire ijambo ryawe, hanyuma turishyire mu bikorwa. Ukomera kose ni ukwawe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kambasabe munyikirize, hallelujah, hallelujah. Ndashimira Imana yo mu ijuru ko ari ngewe yateye iteka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri iki gihe turimo twizihiza, twishima, dushimira Imana imyaka 30 u Rwanda ruvuye habi mu icuraburindi nyuma ya jenoside, mu Rwanda rushya, mu mateka mashya, u Rwanda rwuzuye ibyishimo, u Rwanda ruteye ishema, u Rwanda abanyamahanga banezerwa no kwitirirwa, u Rwanda abantu bishimira kumva bagira identite yarwo. Ni umunezero, ni ibyishimo, ni umunezero udashobora kubona uko twavuga. Reka mbasabe mufatanye nanjye twongere dukomere Imana yacu amashyi tuyibwira ngo uri Imana nziza, ukwiriye icyubahiro kitagereranywa, ni wowe Mana yo kubahwa no gushimwa iteka. Uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo tuza kuganira riza kudufasha gushimira Imana muri iyi myaka 30 tuvuye mu icuraburindi, jenoside ihagaze, u Rwanda rwiyubatse, u Rwanda mu mateka mashya, u Rwanda mu byiringiro, u Rwanda ari umucyo umurikira amahanga. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye riri muri Zaburi y'137. Zaburi y'137 ni Zaburi yanditswe ahagana muri 530. Abisiraheli bari bavuye mu bunyage, hanyuma bandikiye Zaburi bayiririmba. Nabonye ariyo rwose yahura n'amateka yacu, tutibagiwe na yayindi Uwiteka yadukoreye bikomeye, natwe turishimye. Ariko iyi Zaburi numvise Imana ishyira ku mutima kuko abanyarwanda benshi twari tumeze nk'aba Bisiraheli. Iyi Zaburi iragira iti: twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu, abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Twaririmba dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye. Nintakwibuka, nintakundi Yerusalemu nkarutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi, Uwiteka azabimpore. Reka ndekera aha ngaha. Nkuko nari mbivuze, iyi Zaburi yanditswe nyuma y'uko Abisiraheli bari barajyanyweho iminyago mu gihugu cy'i Babuloni. Bagezeyo baturayo imyaka 70 bakora imirimo y'agahato, abandi ari abacakara, ari abantu b'ingaruzwa muheto. Ngubwo bari muri icyo gihugu cy'ubunyagano, ngo bahoraga abaho babasanga ati muturirimbire indirimbo z'iwanyu, nimucurange indirimbo z'ibyishimo. Bakavuga bati twaririmba dute indirimbo z'ibyishimo kandi turi mu mahanga? Ese iyi nkuru ihuriye hehe natwe n'Abanyarwanda? Ibyo ngiye kuvuga ndasaba bato nibura bari munsi y'imyaka 40 kunyihanganira gato, namwe ndabagenera umwanya wanyu mu minota mike, ariko mbanze mvugane gato n'abari hejuru y'imyaka 40, nibo bashobora kumva neza yuko iyi ndirimbo natwe twayiririmba nk'Abanyarwanda. Ntabwo twe twari i Babuloni, ariko twari ahandi hameze nk'i Babuloni. Abanyarwanda barengeje iyi myaka cyane cyane bavukiye mu mahanga. Reka mbanze mvuga bavukiye mu Bugande. Abari barahungiye mu gihugu cy'Ubuganda, ababyeyi babo barahunze muri 59 bakisanga mu buhungiro. Ndibaza ko mudashobora kwibagirwa ubuzima bushaririye bukomeye mwagiriye mu nkambi za Rwamwanja na Kivale, Cyakawana, Cyakatu, Ibuga, Gahunge na Cyangwari. Ndibaza ko mudashobora kwibagirwa Imana yabatabariye ahari hameze gutyo. Imvugo mwakoreshaga gusa yari imwe
yaravugaga ngo twarabonabonye. Imana ishimwe ko yadukijije ikatugarura mu gihugu cyacu. Ntidushobora kwibagirwa bari barahungiye muri Tanzania, nabo bahoraga bavuga ngo ubuzima buranze. Bari barahungiye mu nkambi zitwa za Kimuri na Kwenda muri Karagwe, ndetse n'abari baratujweho bita muri Mwese muri Mpanda. Ababo bari barirukanywe na Perezida Mobutu maze arabakira Nyerere. Namwe ndibaza ko mudashobora kwibagirwa ko Imana yatugaruye mu gihugu ikongera ikakiduha. Ntabwo dushobora kwibagirwa bari i Burundi. Aba nabo ubuzima bushaririye bagiriye mu nkambi za Kayongozi, Muramba, Nyarunazi na Mushiha. Tutibagiwe abagiye mu Mushasha, Kibitoki, Bubanza na Bujumbura. Mwakibagirwa se uburyo gutsinda ikizamini cy'amashuri abanza byasabaga umugabo bigasiba undi, bamwe bagatsindira kuri 40, namwe mugatsindira kuri 70. Imana ishimwe ko yatugariye mu gihugu cyacu. Abari barahungiye muri Kongo ndibaza ko mutakwibagirwa na busa ubuzima bwari bukomeye bagiriye mu nkambi ya ahitwaga Karongi muri Karehe, Bibwe, Masisi, Jomba. Abagize ngo birwanyeho bakoresheje article 15 mu butu yabigishije, bahungiraho bita mu Birere, Kadutu na Nyawera. Imana ishimwe ko yatugaruye mu gihugu cyacu. Haleluya. Ntabwo twakibagirwa amazina mabi Abanyarwanda bari bafite muri ibyo bihugu. Abahungiye Uganda, iyo wavugaga umunyarwanda baravuga ngo akanyarwanda, akantu kadafite icyo kavuze. Abahungiye muri Kongo, iyo umunyarwanda yagirana ikibazo n'umwene gihugu, yaramubwira ngo wowe munyarwanda kabira mucafu. Abatumva igiswahili biravuga ngo umunyarwanda n'ubwoko bw'umwanda. Naho abahungiye i Burundi, iyo bagutukaga barakubwira ngo wa munyarwanda we munyagobo. Turashimira Imana yuko yadukuyeho izina ribi. Haleluya. Uyu munsi ntabwo mvuze abo ngabo gusa bahunze muri 59 nk'aho aribo bafite ishimwe ryo gushimira Imana. Nitwa na kane nyuma ya jenoside Abanyarwanda bikoreye uturago, abandi bahetse abana, bamwe berekeye muri Kongo, abandi bagiye Tanzania. Namwe Imana yabagaruye mu gihugu, ntabwo twabyibagirwa. Munyemere namwe mbibutse ubuzima bushaririye Macinya ndetse na Korera zari mu nkambi muri Sud Kivu. Mwibuke muri Sud Kivu hari inkambi ya Hongo, Inera, Adi Kivu na Kashusha. Imana ishimwe ko yabagaruye mu gihugu cyacu. Ntabwo twakwibagirwa abari mu nkambi muri Nord Kivu, Mugunga, Kibumba, Sake, Kayindo na Katare. Imana ishimwe ko yabagaruye mu gihugu cyacu. Izi nkambi zaze gusenyuka muhuriraho bita Tingitingi ndetse na Kisangani na Mbandaka. Ubuzima bwari bubi, ariko Imana ishimwe ko yabagaruye mu gihugu cyacu. Twese hamwe dufatanije nk'umuntu umwe turabwira Imana ngo uragahezagirwa, uri Imana ikwiriye icyubahiro, waduhaye igihugu kandi turi bamwe nk'Abanyarwanda. Abo ni abahungiye Kongo. Abahungiye Tanzania nabo bagiye berekeje muri Karagwe. Abangaba batuye aho bita mu nkambi zitwa hari inkambi zitwa Benako ndetse naho bitaga Chabalisa. Aha naho hari ubuzima bubi. Ababona arabirebeye n'amaso, bose bari barwaye imvunja, ibirenge byaratambitse. Imana ishimwe abari bameze batyo barangije kwiga kaminuza, n'abagabo ndetse n'abagore. Imana yacu ihimbazwe. Bavandimwe, ibyo mbivuze ngo twongere twibukiranye yuko Imana yaduhaye igihugu twese, kandi tuza akababaro twari dufite muri izo nkambi, turi muri shitingi, mu tugonyi, kuzatura mu nzu ari iby'abandi atari ibyacu. Ariko Imana ishimwe ko Abanyarwanda uyu munsi uretse no gutura mu nzu, gacaca yabaye umugani. Imana yacu ihimbazwe cyane. Turashima Imana yaduhaye igihugu. Munyemerere nongere abo mvuze n'abari mu mahanga. Ndashimira Imana kubwa ingabo zawo zari za APR Inkotanyi zabohoje igihugu zigahagarika jenoside. Nta wabyibagirwa. Mbega tuvuge abari mu nkambi hirya no hino mu gihugu, mbega twabona ururimi dukoresha tuvuga agahinda katagira izina. Abarokotse jenoside bari bafite mu Rwanda isengesho ryari rimwe ngo icyama ubuzima ndimo bukaba ari inzozi. Ariko Imana ishimwe ko uyu munsi yaduhanaguye amarira ikatwibagiza ibyo byose. Ndashimira Imana
ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, ndashimira Imana ubuyobozi bwiza yaduhaye bwatumye birenga ubwabo bagashyira imbere inyungu z'igihugu, bagashyira imbere ubumwe n'ubwiyunge, abanyarwanda tukaba turi umwe, igihugu cyacu kikaba kiduteye ishema. Icya kabiri, ndashimira Imana ku bw'itorero. Byari bigoye kongera kuvuga ibyiringiro nyuma y'ibyago n'amahano na jenoside yakorewe abatutsi. Uwitwa Musenyeri Rucyahana Rafael yaravuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamubajije ngo ni gute abanyarwanda mutinyuka kuvuga Imana kandi muzi ibyababayeho. Aravuga ngo twebwe abanyarwanda ngo twahisemo kuvuga ibyiringiro tugihagaze ku mibiri y'abacu batazi aho bashyinguye, kandi tutaranabona n'imibiri yacu. N'iki Imana yadukoreye, twavuze ibyiringiro kandi ntabyo tubona byatwiringiza. Ndashimira Imana ku bw'itorero. Bashumba muri aho, ndagira mbabwire ngo turabubaha. Mwarakoze kutubwira ubumwe n'ubwiyunge, mwarakoze kutubwira ubutumwa bw'isanamitima, mwarakoze kutubwira ko Yesu atadutaye, mwarakoze kongera kutubwira ko bigishoboka. None uyu munsi ijuru ryarakeye, Yesu yaratumurikiye, ibyiringiro birahari, nta bwihebe dufite. Kristo Yesu ni umwami. Navuze ngo ndavugana n'abakuru, nyemera none mu minota dusigaranye mvugane n'abakiri bato. Abo ngabo ntibazi Kashusha, nta nubwo bazi Rwamwanje, ntabwo bazi Cabalisa, ntibazi na Kayongozi. Bo bavukiye mu bisubizo, ni mu matara yayandi ambasade yatubwiye. Ntabwo bazi umwijima, ntibazi agatadowa, kandi koko ni byiza, nibyo twabifurizaga abana bacu, barumuna bacu. Namwe ariko hari ubutumwa bwanyu. Ubutumwa buri mu gitabo Mose yavuze ubwo yandikaga abwira Abisiraheli. Munyemerere ubutumwa tubusome, nibwo bwerekeye namwe abakiri bato. Ni mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ibice 8 uhereye ku murongo wa 10. Aravuga ngo uzarya uhage, uzishimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bigwiriye, Imana yacu ishimwe. Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru, ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye Rwamwanje, yagukuye Gahungi, yagukuye Kayongozi, ababyeyi bawe aho bari baruhiye ntuzabyibagirwe. Hano ho handitse ngo yagukuye mu Egiputa. Reka ndekera aha ngaha. Bavandimwe barumuna bacu, rubyiruko mu gikura, turagira ngo tubabwire ngo nimuzibagirwe iki gihugu aho cyavuye, nimuzibagirwe ngo mwongere murengwe, ngo mwemere amacakubiri yinjira. Rubyiruko nimuzibagirwe ngo murengwe mwimike ibyaha, kubera ko ibyaha bikoze isoni amahanga yose. Salomo yaravuze mu bwenge bwe bwinshi, aravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ngo ariko ibyaha byo bikoze isoni amahanga yose. Gutsindwa kw'igihugu ni igihe gitangiye kwibagirwa gukiranuka. Bavandimwe, imibare ishyirwa hanze na za minisiteri zitandukanye iteye inkeke. Imibare ivuga urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge iteye inkeke. Imibare y'abakobwa n'abana bato b'abangavu baterwa inda batarageza imyaka iteye inkeke. Imibare ya divorce iteye inkeke. Imibare y'abiyahura iteye inkeke. Imibare y'abafite urwego bwo mu mutwe iteye inkeke. Bavandimwe barumuna bacu, bitazasigara ari slogan yuko tuzakomeza tugasigasira ibyagezweho nyamara turimo dupfa. Ntabwo urubyiruko rwubaka igihugu ari urunywa ibiyobyabwenge, ntabwo urubyiruko rwubaka igihugu ari urusinda. Reka da, ubundi byo twaba turimo twikirigita tugaseka. Niyo mpamvu gukiranuka niko kuzashyira u Rwanda hejuru, kwirinda ibyaha niko kuzashyira u Rwanda hejuru, kuko gukiranirwa gukoze isoni amahanga yose. Ariko gukiranuka ndako gukiranirwa gukoze isoni amahanga, gukiranuka gushyira Imana yacu hejuru, Imana yacu himbazwe. Ngana ku musozo rero, ngana ku musozo, mbega twakora iki? Ni iki twakura rubyiruko bagenzi banjye? Uwitwa Yesaya yaravuze ngo muri Zaburi ya 51 aravuga ngo ujya wibuka urwobo wacukuwemo, ngo n'urutare wasatuweho. Nshuti yanjye, ntituzibagirwa aho twavuye, aho tugana ni heza kurutaho, ariko twe kwisenyeraho. Gusa ndibaza ko atari njye jyenyine, fatanije n'abandi kubwira abatuyobozi bacu, kubwira ababyeyi bacu, kubwira abayobozi b'itorero
yuko twiyemeje ntabwo tuzasigasira gusa ibyagezweho, ahubwo tuzabikuba inshuro nyinshi. Ntabwo tuzasigasira gusa ibyagezweho. Ndizera ko mu 2030 tuzaba na 30, ndavuga imyaka 30 iri imbere, atari ejo bundi. Mu mwaka wa 2060 tuzaba dufite amasitade menshi, tuzaba dufite imihanda hejuru no hasi, tuzaba twarubatse amashuri atangaje. Ntabwo tuzasigasira gusa ibyagezweho, aho nzaba mfite imyaka nka 70 ahari. Icyo gihe nanjye nzaba mpari, turi muri Rwanda shima Imana, tureba ko ibyagezweho twabikubye inshuro nyinshi. Imana yacu ishimwe. Nk'uko navuze, ibyaha bikoze isoni amahanga yose, ariko nanone nta muntu n'umwe ubasha kwikiza ibyaha. Niyo wakumva uri umusinzi, ntabwo nguciriye witeka. Nkubwire inshuti yanjye, nta muntu n'umwe wikiza ibyaha, ahubwo nicyo cyatumye Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yamutumye ngo bazamwizera bose bazakizwe nawe. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mwana wanje, mu rwandiko rwa 2 ibice 2:8, ngo ndakwinginga ngo ujya wibuka Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, agapfa akazuka nk'uko ubutumwa bwiza twahawe bivuga. Yesu Kristo yagaragariye gukiza ibyaha. Yesu Kristo yaje gufasha abatishoboye. Yesu Kristo yaje guhindura umutima. Yesu Kristo yazanye ibyiringiro. Yesu Kristo niwe kuzuka n'ubugingo. Yesu Kristo niwe zina ryiza. Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Yesu Kristo niwe nsinzi y'abamwizera. Yesu Kristo niwe byiringiro by'u Rwanda. Bavandimwe, rubyiruko mungana nanjye n'abakiri bato, nagira mbabwire ngo uru Rwanda tuzarurinda, nta kabuza tuzarinda mu buryo bwose. Bamwe bari mu mutekano, abandi bari mu buvuzi, abandi mu buyobozi, natwe abapasitori tuzarinda igihugu cyacu, tuzakirinda ikibi cyose. Impamvu si yindi, mwatubwiye ibyiringiro mugihagaze ku mibiri y'abanyu. Ntabwo tuzabura kuvuga ibyiringiro duhagaze mu etaje. Tuziringira Imana kandi tuzayivuga nta kabuza. Uyu mwami w'abami tuzamwamamaza, niwe gakiza kacu, niwe ukiza abadashoboye, niwe utabara. Ubwo itatwimye umwana wayo Yesu nizabura kumuduhana n'ibindi byose. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Amen. Imana iha umugisha. Pastor abwirije neza cyane, avuze kuri Yesu. Reka twongere dushimire Yesu n'amashyi menshi cyane, dushimira n'umukozi w'Imana. Yes, Pastor Didier. Hallelujah. Arakoze cyane Pastor Senga. Yes. Kuko ijambo ry'Imana atubwiye, uramenye ntuzibagirwe, uramenye ntuzibagirwe. Numara kurya ugahaga, ukaba mu nzu nziza, Yes. ntuzibagirwe Benako. Yes. Ntuzibagirwe Tingitingi, ntuzibagirwe Nyakivala, ntuzibagirwe Stade Amahoro. Iyi stade turimo yari irimo imirambo. Yes, tuhafite amateka akomeye Pastor. Muri ahangaha nyine muri stade. Hari ishusho bajya berekana tukunda kubona yo y'aha hantu turi. Iyi stade ifite ishusho, ndizera ko itugarukamo kenshi cyane. Pastor Julienne nari ndi muri iyi stade. Wari uyirimo Pastor? Sinzibagirwa. Oh yes. Hariya hafi ya tribune niho habaga Yego. Croix Rouge. Yakiraga imirambo ndetse n'abantu benshi b'inkomere. Ntituzibagirwa. Niyo mpamvu tudafite isoni zo kuvuga ngo Rwanda shima Imana. Warakoze Mana, warakoze. Reka twongere Imana amashyi menshi. Muri uyu mwanya reka mbere ko twakira ijambo ry'umushyitsi mukuru, ducisheho agafilme gatoya, Documentaire. akadocumentary. Yego.